Ngiye kuguha ikaze wowe ufunguye Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana akamera neza. Niba ari ubwa mbere ufunguye channel nguhaye ikaze, kandi niba usanzwe ukurikira ibindi biganiro nawe wiyumvemo ikaze. Ikindi niba utarakanda subscribe, like, share and comment, ni byiza yuko ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Uyu munsi rero nifuje kubasangiza ese ni ayahe makosa ababyeyi bakora igihe cyose bari guha abana babo ibiribwa cyangwa ibinyobwa, cyangwa niba ujya wibaza se kubera iki umwana wanjye abura apeti cyangwa agorana mu gufata ifunguro rye, ni igiki nakora kugira ngo umwana wanjye afate neza ifunguro rye. Kandi nk'uko mubizi nyine umwana aba agomba gukura neza igihe ibyo umuhaye abifata neza, cyangwa kongera ibiro. Harimo abana usanga bagira ibibazo byo kugira ibiro bikeya, kugira imirire mibi bitewe n'uko ntabwo nyine baba bitaweho, cyangwa ntabwo umubyeyi aba yafashije umwana we kuba nyine yaryoherwa n'ibyo yamuteguriye. Ni byiza rero yuko ukurikira iki kiganiro kugira ngo wumve amakosa ujya ukora cyangwa n'icyo wakora kugira ngo umwana wawe amererwe neza, yongere ibiro neza, akure neza. Ikindi nk'uko mubizi ubundi umwana witaweho neza muri ya minsi igihumbi, bahora bashishikariza ababyeyi kwita ku mwana, uwo mwana akura neza. Ikindi ni wa mwana nyine ugira n'ubwenge, kuko usanga rimwe na rimwe abana benshi bagora se mu myigire, mu mibanire n'abandi muri sosiyete, akenshi usanga biba bifite aho bihuriye n'uko umwana nyine ntabwo yitaweho neza muri ya minsi igihumbi akivuka, cyangwa muri cya gihe cye akiri umwana, haba mu mirire, haba mu buryo ki ababyeyi bamufata. Ibyo nabyo biba byakwafekita umwana mu mikurire ye. Ni byiza rero yuko umenya amakosa wakwirinda kugira ngo umwana wawe afate ifunguro rye neza, ikindi bimufashe gukura neza, n'ubwonko bw'umwana bukure neza, n'umubiri we nyine ugendekerwe neza. Dore amakosa rimwe na rimwe ababyeyi nyine bajya bakora. Iyo umwana yatangiye nyine ifunguro, usanga rimwe na rimwe bigorana nyine ku mwana kuba yafata ifunguro, akakugora ukamuha ukabona rimwe na rimwe ntabishaka. Icyo gihe harimo ababyeyi usanga bahatiriza umwana, ugasanga ushobora no gukubitira umwana gufata ifunguro rye. Icyo gihe uzaba uri guhemukira umwana, kuko ubundi iyo umwana nyine ari gufata ifunguro wenda hakabaho guhatirizwa, akenshi uzasanga ubwonko nyine kubera stress umwana afite, uzasanga ubwonko buhaye komande igifu ati rwose shut up, nyine igifu ugasanga nacyo imikorere yacyo nyine ntimeze neza, umwana agahita atakaza apeti. Ni byiza yuko ukoresha izindi strategy kugira ngo umwana afate ifunguro, ariko nanone hatabayeho guhatirizwa cyane cyangwa gukubitwa, kuko ayo makosa nyine ababyeyi bajya bayakora, kandi birangira umwana n'ibyo ariye ntacyo bimumariye, kuko ubwonko uba usa nkaho nyine wabukuye ku murongo cyangwa wabudisturbinze, ugasanga nyine umwana n'ubundi ibyo ariye ntacyo bimumariye. Ayandi makosa nyine ababyeyi bajya bakora harimo nk'abo ushobora gusanga byonyine n'uburyo ki bategura ifunguro ry'umwana ntabwo nyine ari presentable. Hari ababyeyi usanga afata ibintu byose biravangavanze ku buryo ki n'umwana iyo abibonye nyine nta peti nawe ubwe ubimutera. Nk'uko nawe uri umuntu mukuru hari uburyo ukoresha kugira ngo ifunguro yateguye rigaragare neza ku meza, rise neza, uwo nawe n'ibyo umwana aba abikeneye kugira ngo nyine rya funguro uzanye rimwatarakitinge, rimutera peti, nyine nawe uburyo abibona nyine bimufasha. Ni byiza yuko rero n'ifunguro ugiye guha umwana uritegura neza, ukaritegurana isuku, nyine rikaba rya funguro umuntu wese yareba nawe akumva nyine afite apeti. Ibyo nabyo bizatuma nyine umwana nawe amera neza. Ni byiza rero yuko umwana nyine umutegurira ifunguro neza ku buryo nawe naribona arumva nyine agize ayo matsiko yo kuba yarifata. Ibindi bintu ukwiye kumenya mu gutegura ifunguro ry'umwana kugira ngo abashe kwiyongera neza ibiro cyangwa abashe gukura neza, ni ukwibanda ku bintu birimo poroteyine cyane. Ariko nanone ni byiza yuko niba uhaye umwana ifunguro
akaba nyine atarishaka. Urugero abenshi bari munsi y'umwaka, munsi y'imyaka 2 usanga ubaha ikintu nyine ntibagikunde, akumva nyine ntagishaka. Ntabwo ari byiza yuko uvuga ngo umwana wanjye ntabwo arya imineke, umwana wanjye ntabwo arya amapapayi, ntabwo arya iki, ntabwo arya amagi, ngo uhite nyine ubireka uvuga ati okay, buriya kuva afata igitoki nicyo nzajya muha, kuva se anywa amata gusa niyo nzajya muha, kuva se anywa iki nicyo nzajya muha. Ni byiza yuko umenya yuko umwana aba akwiye kugerageza buri funguro ryose, kuko buri funguro rifite intungamubiri irimo nyine itandukanye n'ahandi. Ntabwo ari byiza niba uhaye umwana ifunguro akaryanga guhita uvuga ngo ntago umwana wanjye arya iki sinzongera kukimuha. Muhereze abanze wenda byange, umureke uzongere umuhereze. Uko ugenda umuha kenshi kugerageza rya funguro wamuteguriye, bituma umwana ageraho nyine akabikunda, kandi ni nabyo bituma n'umwana nyine akura neza, kuko aba ari gufata intungamubiri zose. Rero mubyeyi we wajya guha umwana ikintu akacyanga ugahita uvuga ntabwo nzongera kukimuha, iki ntakirya, nabyo ntabwo ari byiza. Uba ukwiye gukomeza umuhereza, umuha uko abyanga ukamureka, ariko nanone buriya umwana wese aba akeneye nyine umubyeyi umutera courage. Urugero, niba umwana umuhaye ikintu ukabona nta peti afite, abana ni abantu nyine bari manipulated. Ushobora kubwira ikintu ukamubwira baby nufata iri funguro noneho niturangiza ndakujyana, ndagusohokana se, ndaguha akabombo, ndaguha se gutyo nyine. Ibyo bizatuma umwana nyine agira courage yo kuba yafata ifunguro rye, kuko nyine abana ni ba bantu bakeneye care nyinshi. Ni byiza yuko umubyeyi utarambirwa kuba nyine waha umwana ikintu cyangwa wamwingingira ikintu, kuko nyine ni abana baba bakeneye care ihagije kugira ngo babashe gufata ibyo kurya byabo cyangwa ifunguro ryabo. Rero nimba umwana ubona nyine bigoranye, nibuze ashaka ikintu akunda aba aricyo kintu ushaka kumuha nyine nk'igihembo, ariko nanone kugira ngo afate rya funguro rye, kuko muzi yuko riba ririmo intungamubiri. Ubundi umwana iyo yitaweho muri ya myaka 2 cyangwa imyaka 5, uwo mwana akura neza, kuri wa mwana ufite imbaraga, wa mwana ufite courage, wa mwana nyine uri fit, nyine wa mwana nyine aba akura neza, kuko aba yaragaburiwe neza. Kuko buriya intungamubiri ziva mu byo wahaye umwana ziramufasha mu kumwubaka, mu bushobozi, haba mu bwenge. Ibyo byose bizafasha nyine umwana kugira ngo amererwe neza. Rero ayo makosa yo guhatiriza abana, yo guha umwana ikintu yacyanga ntiwongere kukimuha, ntabwo ari byiza ku babyeyi cyangwa ku bana, kuko usanga abana benshi harimo n'abagira imirire mibi, bidatewe n'uko ababyeyi badafite ubushobozi, ahubwo bitewe n'uko ababyeyi ntabwo bazi ese umwana wanjye ni gute ndamugabanya, ni gute se niyanga ikintu nzabigenza. Ugasanga abana benshi bajya mu mirire mibi, ariko nanone akenshi bidatewe n'uko babuze ibyo babaha, ahubwo abana babyanze, umubyeyi agahita arekera nyine, ugasanga rimwe na rimwe bigize ingaruka ku buzima bwabo. Ni byiza rero yuko umenya strategy zose wakoresha kugira ngo umwana wawe abone intungamubiri ziri mu byo ushaka kumuha cyangwa wakagombye kumuha, kandi nawe nyine bimufashe. Ikindi ni byiza yuko wita, nk'uko nari nabivuze, ku bintu bikungahaye muri poroteyine. Ibi bintu ni ingenzi kuko umwana aba ari gukura cyane, aba akeneye ibintu byubaka umubiri, ibintu birimo poroteyine nyinshi, kuko poroteyine zigiye zirimo intungamubiri zitandukanye zifasha umwana mu mikurire ye, kandi bigafasha nyine n'ubuzima bwe kugenda neza. Nk'uko nabibabwiye kandi, umwana uri munsi y'umwaka ntago ari ngombwa, nta nubwo ari byiza na gato kumuha amata y'inka. Nk'uko nabibabwiye, uwo mwana amata y'inka arimo poroteyine nyinshi, amara y'umwana atabasha gusaporota. Ikindi arimo sodium nyinshi, kandi ishobora kugira ingaruka ku mpyiko z'umwana. Babyeyi, niba ujya ukora iryo kosa nabyo ubyirinde, kuko uri kwangiza umwana. Ikindi, umwana uri munsi y'umwaka ntabwo agomba gufata ubuki. N'ibi nzabisubiramo kuko usanga akenshi bigira ingaruka ku mikurire y'abana. Ikindi, bikabateza ibibazo by'ubuzima, kuko ubuki burimo bagiteri Clostridium. Iyo bagiteri rero iba ishobora kuba yakwangiza umwana, aho kugira ngo ubwo buki bugirire umumaro umwana, kuko iminite y'umwana iba itarabasha kugira ubwo budahangarwa bwuzuye kugira ngo bufayitinge nyine bitagira ikibazo bimutera. Ni byiza ariko ibyo bintu birinda umwana wawe kugira ngo abashe gukura neza. Ikindi, nk'uko nabibabwiye, ni ngombwa kurinda umwana wawe ibintu birimo isukari nyinshi,
cyane cyane abana bajya ku ishuri ugasanga umupakiriye ji, ibiki, ibyo bintu birimo isukari nyinshi. Bizaba biri kwangiza umwana kuko nta kintu bizaba biri kumufasha, uko ubimuha kenshi bishobora kuzagenda bikamuteza ikibazo cyo kuba yagira indwara zitandura, diyabete y'ubwoko bwa kabiri, kuko uko ugenda uha umwana isukari nyinshi bigenda bikora resistance kuri ya insuline ishinzwe kugabanya iyo sukari, ugasanga umwana aho kugira ngo umufashe uri kugenda nawe umuhemukira. Ni byiza rero yuko urinda uwo mwana ibyo bintu kugira ngo abashe gukura neza, abashe kumererwa neza. Niba ufite akana kiga se gatoya, nibuza mu gitondo ushobora guha utuntu turimo poroteyine, igi, ifise ibishyimbo, utuntu nk'utwo turimo poroteyine cyangwa fati, ukamutegurira ifunguro rya mu gitondo, aho kugira ngo umupakire ji, ibyayi birimo isukari nyinshi mu gitondo, kuko ibyo bintu bigenda byangiza umwana aho kugira ngo bigire ikintu bimufasha. Ni ngombwa rero yuko tumenya imirire cyangwa ibyo wakagombye guha umwana kugira ngo amererwe neza. Ndakeka nzajya mbagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku mirire, kuko buriya imirire ni ikintu dukwiye kwibandaho ku mwana wese uri munsi y'imyaka 5, ariko nanone iyo aba ari hejuru, imirire ni ikintu cy'ingenzi, kuko iyo ubikoze nabi biba bishobora kuba byateza ingaruka ku mwana ndetse no kuri famiye muri rusange. Nizere ko muri iki kiganiro hari ikindi kintu gishyashya wungukiyemo kandi ugiye kubikora. Ni byiza rero yuko nanone niba utarakora subscribe, kanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Ufite igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi, ni karibu muri comment kugira ngo twungurane ibitekerezo, abana barushe kugira ubuzima bwiza, natwe ababyeyi twishimiye yuko abana bacu bameze neza.